nk'uko musanzwe mubizi kuri Hidden Polyclinic, ikigo kibagezaho ibiganiro ku burwayi. Uyu munsi tukaba dufite ikiganiro cyiza cyane, tugiye kuganira kuri minigo panari, indwara twavuye igihe kinini cyane. Minigo nkaba naratangiye kwivura guhera mu mwaka wa 1998 nibwo nari nafunguye ivuriro kuri centre, hafi ya centre de santé Nyamugari, hakiri ku ya Nyamugari. Aho hantu nkaba nari mafite ivuriro gakondo, aho navuraga indwara nyinshi cyane, na minigo ikaba ari imwe mu ndwara navuraga iminsi itarenze 3. N'uyu munsi nkaba nyivura, ariko si ukuvuga ko icyo gihe nayivuraga uyu munsi nkaba nayivura, oya, ko nayivuraga ntabwo umuti nawibagiwe. Ikiza cy'imiti ya kinyarwanda ntabwo wibagirwa kuko uba warawukoresheje kandi warawuhawe n'ababyeyi. Bitandukanye no kuba hari ubwo imiti mu kizungu ushobora kugira igihe ukaba wayibura bitewe na yenda n'ikigezweho uwo munsi, cyangwa se uruganda runaka rutagikora iyo miti. Mu kinyarwanda rero nkaba naravuraga iyo minigo, nkaba mvura iyo minigo nkoresheje imiti gakondo, aho dusigaho umuti iminsi 3 ikaba yakize. Rero minigo ni iki? Ni ikibyimba gifata urutoki cyangwa se ino rukabyimba, cyangwa se mu ngingo hakabyimba, cyangwa mu rwara rw'ino cyangwa rw'intoki hakabyimba. Iyo muri uko kubyimba birangiza hajemo amashyira, muragenda mubibona kuri kamera uburyo ki intoki ziba zabaye cyangwa amano aba yabaye. Ubwo rero urwo rutoki rukaba ruba rwagize infection. Iyo infection ikaba ishobora gutuma iramutse itavuwe neza urutoki rwarwara kanseri cyangwa se rwacibwa, kugira ngo birinde ingaruka zaba zaturuka kuri ubwo burwayi cyangwa se uko kwiyongera kw'amashyira mu rutoki. Ishobora guterwa rero n'ibintu byinshi cyane, muri byo minigo ikaba ishobora guterwa n'agasebe gato kabaye mu ruhu, cyangwa se ni ukuvuga ahantu ku rutoki, cyangwa se kurwara, cyangwa se ku mano, cyangwa bikaba byaterwa nanone no kwicwa n'ihwa, cyangwa se urushinge cyangwa ikindi kintu gikeba, cyangwa se kurumwa n'agasimba runaka ahantu twavuze, cyane cyane ku rutoki cyangwa se ku ino cyangwa mu rwara. Bikaba rero wenda hari n'ibindi bishobora kubitera, ariko ibyibandwaho cyane bizwi cyane ni ibyo ngibyo. Ikibyimba rero iyo cyamaze gufata kuri urwo rutoki, kikaba gisabwa uko umuntu yitabwaho akavurwa vuba, kugira ngo bidatuma haza uburwayi butuma amashyira aba menshi cyane, bikaba byatuma havukamo izo ngaruka twavuze ku rutoki rwacibwa, cyangwa se havukamo amakanseri. Kera rero turuvura, icyo gihe bwo navuraga mfite ivuriro hafi ya centre de santé Nyamugari, navuze guhera 1998 ukagera muri 2005. icyo gihe nakoreraga munsi ya komine Nyamugari, hafi ya centre de santé n'ubundi ya Nyamugari, aho navuraga intoki. Icyo gihe ntabwo bari bakise ku ntoki cyane, kuko bahitaga bohereza umurwayi kuri hopitali ya Nemba kugira ngo bamukorere shiririje. Rimwe na rimwe ugasanga hari abo byabaga byarenze bakabaca intoki, ariko njyewe icyo gihe nkaba naraga umuntu imiti iminsi 3, umuntu urutoki rukaba rwakize. Icyo gihe rero bamenye cyane kuri izo ndwara cyane, aho navuraga cyane abagore bafite ikibazo cyo kuzingwa, aho kugira ngo bagwe kundana bahaga umuti direct bagahita bakira. Izi za panari rero arizo za minigo nkaba narazivuraga mu buryo bwiza cyane kandi bwihuse. Nkaba rero nizesaga abanyarwanda kimwe n'inshuti z'u Rwanda n'uwari we wese wagize ikibazo wabona ko afite ikibazo cya minigo, ko tuvura urutoki rwarwaye gutyo cyangwa ino ryarwaye gutyo mu buryo bwihuse kandi bwiza. Ibibyimba rero bya minigo bikaba bikira vuba cyane mu buryo bwihuse ku ivuriro Hidden Polyclinic, aho
utuganye tumwakira neza. Tukaba tubafite rero ibindi biganiro by'ejo n'ejo bundi bigaruka ku byo tutashoboye kuganiraho neza kandi byiza tubahishiye. Tukaba dushaka kuzabageza ikiganiro uburyo dutanga umuti tukavura umuntu a distance igihe bibaye ngombwa ko tumuvura atari hafi yacu. Mugire amahoro n'ibihe byiza, Imana ibishimire kandi namwe mube ab'Imana, ni ukuvuga abana b'Imana. Hanyuma kandi twese tukaba twishyize mu maboko yayo kugira ngo iturinde abagome, abagambanyi n'abicanyi n'abagizi ba nabi. Ati vurwa neza kira. Wowe ufite indwara zananiranye zaburiwe imiti mu mavuriro ya kizungu, humura Ntare y'Irungu agufitiye imiti ivura indwara zikurikira: amarozi, amategano, amahuherano, nyabingi, akanatsirika, amahembe, ibitega, ibitama, abazimu, abarozwe, ibisazi, imandwa, akanatanga umuti ubirinda. Anavura amibe, hepatite B na C, kugira ubushake mu gutera akabariro, umuvuduko w'amaraso, kwikinisha nk'indwara z'ubuhumekero, asima, sinezite, inkorora, kubura ijwi, ndetse n'indwara z'uruhu nka vitirigo, amahumane, inkabya, intongi, ibiheri byo mu maso, umugongo, rubagimpande n'ibindi nka infection na telekomunasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: 07831792 cyangwa ukaduhamagara TV na Radio 1 byabashije kugera aho uwo mupfumu atuye mu nzu mimbere. Afite ibikoresho akoresha aragura nk'uko yabyemereye umunyamakuru wa TV na Radio 1, ariko ibyuko ari we wihishe inyuma yo gutera aba baturage amabuye yabihakaniye umunyamakuru. Indaragura nje ntabwo nabizi. iyo uragura ukoresha iki? Nje nkoresha amahembe. Nje ndi umuvuzi gakondo. Hano dusobanurira ibintu ukoresha ni ibiki? Ni na amahembe. Yakorewe n'ibyo singaya simbere yanyu. Iyo uragura ukoresha iki? Nje nkoresha amahembe. Nje ndi umuvuzi gakondo. Hano dusobanurira ibintu ukoresha ni ibiki? Ni na amahembe. Yakorewe n'ibyo singaya simbere yanyu. Biravugwa ko umwe mu bantu batera amabuye bano baturage, nibyo koko? Wapi? Ibyo ntago birimo. Ubuyobozi Nyarwanda n'ubuvuzi bw'ubuha